Yes. Kona nakubuze shara agiye he? Aruryamye. Amasa. Wapi wangu? Ndi murugo. Aruhutse uyu munsi ntabwo nakagiye. Shawaduka. Yeah. Abetse nkajya kwisurira ahubwo ko nanjye mbona na boke hano mu rugo. Nta kibazo kabisa. Ubwo se ari aga weekend yateyemo ari razi kabisa. Nta kibazo kabisa. Turi kumwe. Murafite. Nari bituranye ntabwo bizikubana mu nzu. Nabona bikiri kubona. So nuko muri kubona. Ndabizi ko ari umwe. Mufate. Indari kuko mbona. Se kuri kumwe. Oya. Yagiye kare. Kare. Ariko karipo turi kuvugana bitewe. My telephone ayi, that's my SIM please. Wako ni telefone ni yanjye ni privé. Ntabwo ari public. Wani Paul. Wa mukobwa ni Paul. Nase umukobwa umubonye. Paul ni umukobwa. Umukobwa umubonye. Paul ni umukobwa. Uwo mukobwa ntabwo mbishwe igihe. Nase umvise ko ni njye umuhamagaye cyane umuhamagaye. Si Paul se nyine. Nyine ni njye umuhamagaye cyane. No, listen to me. Itonde. Ndakubaza. Itonde gatemo. Umve dia. Si Paul uruhamagaye. Si wowe yifashe so mwitabye. Nase ni njye umuhamagaye cyane niwe. Hano tumuhamagare. That's my phone. Private. Private. Yeah. Private. Uretse none agira private igihe sibyo. Nose nufite genda reba muri telefone yawe. Zana ndebe. Genda reba muri telefone. Nose umukobwa mwaherekare muri kuvuga nsize mu nzu ngiye nyine uje hano uje kuvuga. Genda vuganaga na Paul bijyana na business. Paul namwe avugana nk'ibimeme. Excuse me. Nk'ibimeme. Paul no muri kuvugana nk'ibimeme. Zana ndebe. Zana ndebe zo nimero. Warebye telefone yawe iyi kari yanjye. That's personally. No, personally. Iyi telefone no imena. Wamenye yawe. Zana ndebe zo nimero zana hano. Ariko urite ko ufite telefone na nkagira iyanjye urashaka iyanjye kubera iki? Turashwana. Mere za telefone ndebe izo nimero. Yawe yanjye. Paul uwo mukobwa Paul. Uwo mukobwa Paul ndashaka kuvugana nawe. Ndashaka kuvugana n'uwo mukobwa Paul. Nuzo wahamagaye wawe. Wahamagaye wawe. Ushatse kugaragaza iki? Ntacyo nshaka kugaragaza ahubwo ni wowe ushaka kugaragaza. Ni yanjye, it's mine. Uri umugabo wanjye, ni telefone y'umugabo wanjye ndashaka kureba. Nose telefone y'umugabo wanjye. Ariko ni telefone ariko ntabwo ari umugabo wawe. Iyi ni telefone y'umugabo wawe, ni y'umugabo wawe. Ntabwo ari iyawe. Tuje twumvikana kandi. Ushobora kumpereza iyo telefone. Ntayo nguhaye, ngiyi. N'undi munsi, nayisanga ahi narambitse.
ntukibeshe ngo uranayifataho sinayifataho nayifataho telefone yawe ntukayifateho ni iyanjye ntabwo ari iyawe wese none wasigaye agira umutungo we bwite muri ino nzu uyu ni umutungo wanjye bwite personally ntabwo ngomba kureba telefone no sawa nawe ntukarebe iyanjye nyishaka mu iki okay kuno mugabo ibi ni ibiki burariya roza aragiye agiye kureba uriya mukobwa ari kuvuga nanjye ndicanga ndaturamo ndatuje name ntuza nyine ciceke sundi namukora iki ntabwo namwihorera gutyo ngo bigende birangire yunamenyera n'undi munsi nimba uzajya mu twindi twabona duteye niba nshakagaho ngo nanjye noneho ngaterete bigenze gute ariko ntabwo nakwisuzuguza bigezeho ikintu ngiye kumukorera ndamwishura n'ibyo yankoreye niyinjira mu nzu nihamagarira nabenshi nanjye ndebe ukuntu n'undi munsi atazongera kunsuzugura mwishure nihamagarishwe n'indangiza nanjye nisige neza n'akamekapu nsohoke ngende ibitekerezo nsohoke ngende nishaka nje gusuza abandi bagore niba ari amagira ngo ngiye kureba naje unahamagare nimba ariko mbigenza icyo gitekerezo nicyo reka murinda naza gutya nanjye ndahita nsohoka ngende ariko ndabaza mpamagare yamembe ko umugabo turi kuvugana mbone kugenda nahumeta aya yihagarara ndabigenza gutyo nimara ngende turebe icyo akora witapfe kureba umukobwa ndetse murindire ndamwishyura ngiye kumukorera ikintu n'undi munsi ikibazo ndaje tubivugane ntabwo ari njye yaragiye n'umuntu gusa ninde muri kuvugana nta kibazo shari kanze turavugana njye bonga hanyuma y'iminota nka 10 gutya ndaba nkugeze tugende cyakubwira njye uzushimisha uzumkeruka ijambo tunyuzuza umutima neza neza ndabizi wese ngenda kwanga nanjye ndagukunda sawa kanzi Choranga. That's it. Chorang. reka nyine njye kwitegura Charaho. abaturage barangije. That's it. Iyo telefone hano. telefone yawe Ima iyo telefone hano. ngiye guhereza telefone yanjye it's my private ntiwakoze ngo uyu ni umutungo wawe bwite uyu nanjye ni umutungo wanjye Okay, usohoka ujyana nawe. nta kibazo bitwaye iki Utagaruka muri runo rugo. Nimba uzi ko ukiri umugore wanjye utagaruka muri runo wese rugo. kutagumyeyo we kutagumye kwa Paul Sibyo. urugo n'urwanjye nawe tugomba kwicara tukumvikana ntabwo urugo ari urwawe uru rugo n'urwanjye nawe uri umugabo wanjye ndi umugore wawe
niyo mpamvu tugomba kwicara hasi tukumvikana guhera kuri zero. Nimba atari uko rero ujye muri gahunda zawe nanjye njye muzanjye, buri wese agire privacy we. Niturangiza duhurire umugabo wanjye muri nzu nanjye mba umugore wa muri nzu, nitusohoka ndi umukobwa uri umusore, siko twumvikanye? Ntugendere Kapo reka nigende icara ntabwo uva hano, ntabwo uva hano. we ko wavuga That's me. njye kureba inshuti zanjye ubu ni njyewe ntabwo ari wowe ariko. nanjye ndagenda nanjye I said just sit down. urashaka iki? Guma hano nyine tugumane hano. Urashaka iki? Sinkeneye kuguma hano. Nakubwiye ntabwo uva hano. Uracyari umugore wanjye? Ndi umugore hano mu nzu. Aha. Nidusohoka hanze ntabwo ndi umugore wawe. Sit down. Cara hasi. Turumva bisekeje. Uzi ko ngusetse? Ubwo se uri gutekereza ko ngiye he? Nta hantu ngiye. Nta umuntu uguhamagaye wowe. Nari na telefone yazimye. Uri kubona se ninde twavuganye? Reba na telefone yawe ko itazimye. Nta muntu n'umwe twigeze tuvugana. Nase wivugisha. None wari uzi ibyo nawe ukora ntabishobora. Nshatse kubikora nabigukorera double mara 3. Ntabwo nose ngiye nikita kugweje kandi wona kuganagana. Nani ndangweje. Reka rero nkubwire. Umukomeza kugira gutyo nzabikora. Ariko bene reka bishire hamwe ari nshaka kukwishyura warakaye ndabizi. Nurakaye ngo ngiye kureba shiti wawe naho mfite kugenda naho narigiye. Kumbe burya nawe warakara. Kumbe burya rwose none wanyanishaka. Nagukinisha. Nta muntu avuganaga nawe. Nagira ngo nawe ubanze urakare ufiringe nk'ukuntu nafirinze. Kumbe muzamufuha. Ntabwo nari nzi ko nawe wapfuhira. Sha, none ndumiwe. Ushaka tuze kakuzanira ibijye. Tuze naho nari mfite kujya.